inshuro nyinshi nawe wakunze kubona zino rogo zanjye zimeze gutya, ukibaza se nzikora gute? Amatambuneri nk'aya ngaya yo kuri yutube, ibintu nk'ibi ngibi mbese mbikora gute? Abantu benshi bakunze kunyandikira kuri watsapu, se ugakora inyuguti zakwandika izina ryawe, nk'iyi wenda ni ubardi, harimo inyuguti zakwandika ubardi, iyi ni microphone. Byose tugiye kurebera hamwe ukuntu wabikora. Murabona ibi ntabwo ari ibintu bya nyabyo, ni videwo mba ni editingiye, icyo bita atsi. Abenshi mwakunze kumbwira ngo dukeneye kubona ati yawe mu izina rya ubardi ofisho tumenyereye, kuko ati ibintu wowe dukorera ntabwo bihagije, dukeneye ko wongeraho ibindi bintu. Ntatinze rero tugiye kurebera hamwe uko izi videwo zanjye nzikora. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri yutube channel, nagushishikariza gukora subscribe, twari tubona igihe cyose. Ikindi ugakora like ku iyi videwo, igitekerezo cyawe muri comment ni ingenzi, uvuga iki kuri ku mutima, ikibazo n'ibindi byose wifuza tujyane. Nkwibutsa ko tugiye kwinjira muri AI, videwo zindi ngiye kujya mbaha mu minsi iri imbere. Ubardi official, isoko ku ikoranabuhanga, interineti za future. Kora subscribe tubane igihe cyose. Nzakora episode zigera nko mu 8 cyangwa se 9 zijyanye n'ama AI, ubwenge buhangano. Icyo ugomba kumenya rero, ikintu nkoresha zino video zanjye ni icyo bita AI, ChatGPT. ChatGPT n'indi bita Runway, ariko zose ngiye kubereka uko bigenda. Tugiye kuziga tuzimenye neza nk'umuntu ufite ubwenge bushobora gukoresha AI akabona icyo ashaka. Mbere na mbere, niba udafitemo application ya ChatGPT, uba ugomba kuza hano kuri Google Play Store, ukandikamo ChatGPT. Ubwo adufungure data connection, ChatGPT. Iyo umaze kwandikamo ChatGPT, urabona ko nsanzwe nyifitemo, ngo ntabwo ntirirwa njya kuyigira ute kuyishyiramo. Weho rero icyo ukora, uhita uza hehe, uhita uzamo hano ukayifungura. Njyewe nasanzwe nararoginze in, ariko kanze nkore log out. Gusa nshaka iyo ufite email muri telefone yawe ihita ijyamo, ariko kanze nkore sign out, twinjirane neza twese turebe uko bigenda ntambwe ku yindi. Byose kandi mujye mwibuka gusharinga inshuti zanyu, kuko ndashaka ko nk'abanyarwanda tujya mu ikoranabuhanga n'imitima yacu yose n'ubwenge bwacu bwose, kuko kuri iki gihe ikoranabuhanga ni ikintu cy'ingenzi cyane mu buzima bwa buri munsi, turarikoresha cyane. Baratubaza ngo continue with Google, niho turakora hano hambere. Dutegereje bitewe nyine na speed telefone yawe ifite, cyangwa se umuvuduko ifite, yaba ubushobozi, yaba processor, RAM, internet, byose biragena uko igihe bitwara. Hano bahita bakwereka ama Gmail cyangwa se ama Google account ufitemo hano, ama account ufitemo, ama email, ugahitamo iyo ushaka. Kaduhitemo ko njye ngiye gukoresha iyi ya mbere. Nimara kuyihitamo, ari kumbwira ngo ndi gusayininga in tayari. Ubu ngubu twamaze kugera hehe, tegereze gato, twamaze kugera muri ChatGPT yacu. Barimo baratwereka ngo create image, what can I help you, ariko tweka twiyandikire, reka tubyihorere. Tugiye kwandikamo ngo nka ziriya logo mwazibonye, ziriya zose n'amatambuneri niho nkoresha. Uraza hano ukayibwira ngo ngewe nshaka logo imeze ukuntu, ku rugero kora logo ifite amabara 3
ariyo yiganje mu idarapo ry'u Rwanda. Bivuze ngo irakora logo ifitemo amabara atatu ari mu idarapo ry'u Rwanda, nirangiza yandikemo wenda ngo Rwanda wenda, cyangwa yandikemo Ubald official Rwandan content creator, biryohereye ijisho muri 3D babivuze ngo ni 3 dimension, kugira ngo amagambo aze kuza ari muri dimension ya gatatu. Hano turangiza twohereza, hano igiye kudukorera logo. Iyi sibanza iratubwira ngo ngiye kagufashe, ngiye gukora logo ya Ubald official ifite amabara atandukanye n'aya darape y'u Rwanda. Ni ukuvuga ko turakoresha icyatsi, umuhondo n'ubururu nk'amabara yiganje. Logo izaba ifite 3D effect igaragaza, twandike mu Rwanda content creator Ubald official, iryoshye mu maso, visual appealing. Ibintu bigomba ni kwibwira ati ushaka ntangire gukora yego, ngiye kwandikamo yego gusa, kuko ni nk'umuntu muba muri kuganira tayari igiye gutangira gukora. Dutegereza akanya gato, turahita tubona ngo birabaye ngo lots of people are creating image right now, so this might take a bit. We'll notify you when your image is ready. Processing image. Hano bivuze ngo abantu benshi kugerageza gukora image cyangwa se accessinga ChatGPT ari benshi bakora project, ariko bari gutunganya ifoto yacu. Nyuma y'akanya gato barahita tuyibona, kadutegereze turebe. Urabona ko ifoto yacu baratubwiye ngo your image is ready to review. Iyi ngiyi iri kurodinga, kadutegereze turebe. Bituma urabona yuko nayihaye condition nabi, ariko nshaka kubibwira ngo hindura mpaka maze kubona video nshaka uko iba imeze. Katuyirodinge tuyidownloadinga, tujye kuyireba muri gallery yacu rwose, turebe ifoto idukoreye cyangwa se logo idukoreye. Dore iyo ugiye kuyidownloadinga uri kubona kandaho hano, utegereza nyine kabanza kaza, niyihangana. Noneho iyo ugiye kuyisevinga, murabona aka ka mbere, aka kabiri, aka gatatu. Kano ka gatatu niko ukandaho, ugategereza hakabaho icyo bita downloaded muri telefoni yacu. Nkwibutsa ngo iyi video niba igushimishije cyangwa se ikunyuze, wakora like, ugakora share ku nshuti zawe zose zishoboka, kugira ngo tuzamure uyu channel ya Ubald official, kuko nshaka nk'abanyarwanda tugire kure hashoboka. Kandi ikibazo muba mufite mujye munyandikira muri comment, mbasobanurire nta kibazo rwose. Njye mpari ku bwanyu kandi namwe muhari, ngo munshyigikire mumfashe. Imana ijye ikomeza ibaho umugisha. Bye bye, tuzahore muri video zitaha. Ubald official, isoko ku ikoranabuhanga, internet za future. Kora subscribe tubane igihe cyose.